ibintu by'Imana birazingitiranyije ntiwamenya birimo amayobera birazingitiranyije ariko gusa icyo twibanzeho tuzoja mu ijuru wowe birimo amayobera atari umuntu ubisobanukiye ngo wize teoloji ntago wowe wayize kado areka n'ibyo by'Imana bizinze ko tuzaje tuzinzwe ariko bazizohereza izabihebeza tutaragerayo cyangwa izohebe tukiri mu isi izohebeba mu ikanzu areka uku kwanje nguku ngana nguku ndi igikorowani kazama bagukubita nka kurya kubakubita none se bigeze aho gukubita baragukubise inya awagize wote ngo wanane ngo wanaliwe kubifata cyangwa wacitse inkono oye nabonye ntozishobora ngo nama mvuga ruga ngiye kuvuga ruga nama mvuga igiko nama mvuga ikorowani usibye ko nayivugiye Nyakivara usibye ko abandi bantu tibamenye nama ndi buri korowani yose ndayihirimura yose uko bakayimbwiye no asa uyu muntu agiye mu yahe ntibagushamburiya nukuri kaza numva rugwa mbaye mvuga ukumva ntibihuye ni korowani neza icaraho ivyabo ukazamuge uko wagenda uko babagiraga ngakurya ko mu kigari ukaza bunama ukunama iyo birokase nuko amawarara nawe ukiruka inyuma yabo wamenya ari ibiki ntibashobora irari ry'umubiri irari mu nda azagira kuva avutse akazarinda asaza ntibarishobora azoba ari abagabo neza ukaba umusekura ngakurya kw'isombe nuko ngo turagize ga sinzi iyo ntereri sinzi pi imbaga ari isi turimo izogumaga kuri yabizivuga ngo uzahindurwa nukuri zanibaza wowe icupfa gusa nuko uzaje mu ijuru ariko simenye gaho uriherere ntama nibaza ngo se ni hariya mu bicu cyangwa ni he nuguhera mu neza mu naho ico gikuta cyanze kuvaho ubaza gutyo utabaza Imana ngo ikubwira aho riherereye ariko kandi uzawerekwa kado sinjya ngo uzawerekwa kwerekwa aya turerekwa nukuzobazaga abandi bafite igikirahure tukababazaga aho ijuru riherereye tuba dusenga niyinga uko abantu bishwe no gusenga ngo ni ijuru twaye dushaka ariko ntimuzi yo kandi ni ryiza pe kuko ahantu umuntu azabaho mu mahoro uretse kuba muri isi ni izigenda igora ariko ahantu umuntu azobaho usa nkaho ari muri paradizo ijuru ni ryiza ariko uzawibaza aho riherereye uko habura usanga riherereye nko mu Burusiya cyangwa aho Yesu yavukiye aho Yesu yavukiye muri Israel wowe usanga ari nabyo twese tukazaja muri Israel no imenye ubunyine habe niyo nkubiti iti bimeze gute mudatabaje nkusenga sinoroho yimenye ngaba nkusenga uje mu mwuka ube nkuyivuga uzi ko zifasha abantu benshi reka nuko tagiye ngo mari kwinjira turatangiye turasaye wese usara uwo munsi bikariza abayisilamu niki kiba habamo iki turatuye ngo turangize no ndamwemereraga ndamubwira ngo reka ngende kureba ninsanga harimo ikintu ndakunze ndagaye ndamangaruka nsohoke
ndinjiye nibo tibazaba nakira cyangwa ngo bama bakwakira ngo muje ndi bazakwegereza mu kanisa cyangwa muje mu gitabo cy'ikanisa ngo baye mu Kristo wabo kuko nirubuye kwa Kimete aya bigenda bite ni byabone biri mu rujijo ndihomenye kwavo kuko ibintu byose kuyabirize bwa ngo ibintu byose bikorerwa mu mwijima ni mu mwijima nyine ntiwobimenye turatuye ngo turangize ubuhanga nudusha niho duturuka yabiyeke twongeye kubirizaho nshuti za Nyabiheke Films. Uyu ni wa mwanya twahariye ibiganiro, hari haciye igihe tutakora ibiganiro mudusaba kutugarura umushitsi nk'uyu mubona imbere ya televiziyo zanyu, imbere ya screen zanyu. Twongeye kumugarura tubasaba gukanda subscribe, share na comment. Igitekerezo cyawe kirakenewe, inyunganizi yawe ni nyamibwa kuri twebwe, kandi dushimira buri wese wabashije gukanda subscribe. Rero tubahaye ikaze. Imbere ya kamera hariho umutumirwa wacu, reka atangira twibwira. Muraho? yego ngaho ibwira abantu bari kuri kamera. muraho neza jewe guko bisanzwe ndagira ngo maze kuba inshuti na kamera nta muntu utanze. Namazina yanje nitwa Biganiro iki Yego. ndi umusinzira iwacu aho twari dutuye twabaga ku Ndondo. Iwacu ni mu Gahunda. Urakoze cyane. Bakuzi ku izina cyane rizwi, reko ntukunda kurivuga ko ndaryanga cyane, ariko niryo ryatumye umenyekana. ni naryo nyine n'abantu benshi niryo bakuzi. Yupfuye kuba gusonga ndangwa niyo woca no ku mupaka ukaba ngo witwa Kadogo. Mupaka y'u Bugande n'u Rwanda batamenya ko yari umuyumba. Naho bamaze ibiganiro tipo kumenya aya aho nose ko kuryanga kandi yarabikuje. Umuntu azahora mu budogo ukahura uri kadogo naryari umuntu namara kugira abana nzitwa Kadogo n'umwana yitwa Kadogo nono nuko zabitiranwa. None se ntabwo umenya ko abantu bashira amazina y'abana kuri basi cyane aho ushobora kumwandikishaho akitwa nka Alex Kadogo ariko naryo kabizina hako byo bitambama kwituranwa amazina isi n'umwana biratambama ko dukunda se kwitiranwa naho. Ntuitwe ijya so kuri wawe ntaryo gira ndarigira yitwa Ndacaho. Ntabwo reba ku byangombwa byawe bibaho aho none wo kwitiranwa n'ababyeyi. we kwituranwa ni ariko Kadogo ni izina ribi. Kadogo ahubwo ni izina ryiza. Kadogo nyine ryamenyekanye cyane nko mu gisirikare no ku bakozi hano mu Rwanda. Umukozi wese, umuntu wese udafite ubushobozi umamagara ngo Kadogo we n'untwazi, ariko Kadogo nta kandi yo nta utarize umuntu wese azarihamagara. Ni nkuko n'umuntu wese ushaka usaba serivisi uzumwita ngo boss. Umuntu wese usaba ikintu bibaho cyangwa se nyakubaho. Naryo rero urumva ko ari amazina rusange nkandi yose. Ndayanga ariko nyine ryanze izina rizamera kakurya kw'inkovu n'itazivaho. Inkovu uko umuntu wavunitse muri 70 ndabugiye ngo iracahari izina ntirizarishira. Ni iminsi myinshi rero abantu benshi bari bamaze badusaba ngo se Kadogo yagiye hehe. Rero kanacyagiye utubwira ubuhamya bw'ukuntu wabaye umuyisilamu. Abantu imbavu zirakira. Babatuye umuntu kuva twabaho tubonye umuntu uganira. Bakomeza kunyandikira ariko kubera ko twabikoze kuri acano ya mbere sa nkaho yagize ikibazo kiragenda ikiganiro. Rero twifuza ko twongera guhunga. Iyi ni shasha. Zigiye kwitiranwa ariko ni shasha. Ni ukuvuga ngo wahinduye amazina ari kubikoresho nibi. Uravuga ibikoresho bya kamera. Kamera ni za zindi ahubwo aho twabishiraga no hahindutse. Ibi ngibi biragoye ikoranabuhanga biragoye nta wopfa kubimenya. Bigoye gute bigane? Bigoye gute?
umbwira ngo byaranze kandi mpambona amaguru yayo kabona n'ikirahure cyayo kya kintu kinyerekeraho nyamara nkabyumva n'ubyumva irahe sinoro babyumva biragoye kubyumva. Rero abafana bacu cyangwa se abadukurikirana n'abagukurikirana ndangura umuntu hari umuntu wigeze kutubwira Nyamata ngo yapfe kubona gusa ngo Kadogo ngo zamva neziriwe ngo kumva gusa ngo twaje abenshi hano bazadukurikirana dupfe kuvuga gusa ngo Kadogo umuntu uzwi kurusha Ndango Nyabeke ntizwi nka Kadogo ndamona nakivari nayo ni Kadogo wari uzwi cyane aho abenshi bazama gutunga uzambwira ngo none mvukana na Museveni no kuri nose numva ko ufite igikundiro no kuri cyakoraga ni ahantu umuntu yatuye akahatinda akahamara igihe noneho iyo utuye ahantu ukahamara n'umwanya abantu baza bakumenya kandi nawe ukabamenya. Rero abantu badusabye kongera kubanyura mu bukeya ukuntu winjiye mu Kisilamu hanyuma tubone kubaza amakuru y'ahantu uvuye mu giterane na Kivari ubona ko yatubwira ariko banza usubiriyemo abantu bavuze ati umuntu muzamutugara atubwire neza kuva imuzi ukuntu yinjiye mu Kisilamu nka Kadogo tuzi umuyumbu uzwi cyane na Kivari nano Nyabeke kumaze kumenyekana hari bamwe hano batazwi bamaze imyaka hano ariko Kadogo hano apaye ni wambere none rero ubanza ubwira abantu abagukurikira ukuntu avuye mu Kisilamu wongera ubasubiremo ko abantu bamwe barasa nkaho bakibinyotewe kugira ngo bamenye neza imbaraga zo kuva mu Kisilamu kaja mu Pentecost. Ni karibu ayo makuru no yamenya amaze igihe kuko abantu uko barakura iyo abantu baba bakura kubera ko nyine haje ibintu by'ibirwara ngo nimba ari stroke nimba ari iriyazo kwibagirwa zamaze ituma umuntu yibagirwa ndango none ukamabibagirwa n'abana wabyaye ariko we ntabwo urasaza ku buryo wabyibagirwa Kadogo ntabwo urasaza cyane cyakora igihe kurya ikintu iyo kimaze imyaka 2, 3, 4 waravuyeyo ariko urumva ko kuko ikibuka se byo muri Kongo wamaze imyaka ingahe waravuye Kongo twavuye 2008 urumva hashize imyaka ingahe hafi 16 so batari myinshi ni myinshi hanzwe ejo bundi ubundi kuryosha amakuru ukugenda ushiramo akantu ugasa n'uwawe agapinda abantu biki gihe basigaye bakunda ngo kunyunyuzwa kandi unyunyuzwa nabwo si bwiza ejo muvuga butumwe yaratubwira ngo kumenyera ivuga butumwa risa nkaho ari unyunyuzwa ngo ntabwo buza butuma umuntu akomera umuntu utiyokomera ngo igiza gituma umuntu akomera nuko bakubwira bakakwemeza icyaha bakakubwira ngo icyaha kirahari kandi nta gihe kitigeze kubaho icyaha kirahaba ariko noneho abantu bari muhurira guhaguruka mu ivuga butumwa bakama bavuga bakiyohe noneho bakamaza nkaho kwamubwira ngo ni mu isoko ni igipindi ngakurya kwirigara ariko ivuga butumwa rizarinda inko bivuga butumwa uvuya ivuga butumwa rizarituma umuntu akiruka ritekereza ukazagenda uguma ari kugumamo ukaza wicara wuza mu gitondo na nimugoroba nivuga butumwa ryerekeye kucaha iki ni igihe cy'ubuhenebere cyabaye mu bantu kuriya Bibiliya zivuga ngo mu gihe ngo hazaza igihe kirusha kandi ngo abantu ngo bazaba birarira ngo badakundana bakunda impiya ni ibihe by'imperuka niko bimeze ariko ubundi ayo makuru yo Kisilamu yo ni maremare kuko yatubwire nico gabana kugira ngo wasanga ari nundi nawe ushaka gukizwa kubera ubuhamya bwawe ayo makuru ni maremare ntawo yavuga ngo ayamare kuko amakuru y'umwaka imyaka 2 two kwa maturara tugasura tukirirwa tukongera tukarara nikakurya kumukutana none yagabanye uyahini murakoze cyane
amakuru y'ikisilamu byabaye umuntu akire noneho umuntu yarakire na mutoya by'ubwana ngo ndangize jeje nyine nama ndibwira ngo reka ngende nje kumenya uko bateye uko bakora nisanga nabo bafite agakiza zogumamo kuko hose kandi tukama twizerera kuri rya jambo rivuga ngo hose ni Imana imwe ngo basanze bafite bemera agakiza bakemera n'umwuka hose ni kimwe umuntu yohaguma ngo ndangize turatuye hakaba hariho umuhungu umwe w'umunyamurenge umuhungu w'abadinzi utuye Nyakivara ngo nibana nayo niwo wangiriye iyo nama nawe yari asanzwe ari umuyisilamu se n'ubu ndagira ngo aracariwe none amaze kuba shehe aho arakubwira ati ngwino ndetse cyane kuhambwira ngo nize uhawe ushishikariza abayisilamu niki habamo iki turatuye ngo turangize none ndamwemereraga ndamubwira ngo reka ngende nje kureba ninsanga harimo ikintu ndakunze ndagaye ndamangaruka nsohoke ndinjiye nibo ntibazaba nakira cyangwa ngo bama bakwakira ngo muje bazakwegereza mu ikanisa cyangwa muje mu gitabo cy'ikanisa ngo ubaye umukristo wabo kuko nirubuye kwa Kimete aya bigenda bite ni byabo ni biri mu rujijo ndihomenye ukwavo kuko ibintu byose kuri birizi bwa ngo ibintu byose bikorerwa mu mwijima ni mu mwijima nyine ntiwo bimenye turatuye ngo turangize aba yama anyereka uburyo anyereka uburyo ngenda mu bayisilamu arabwira ngo bazabafashanya none icyo gihe kubera kuko umuntu yakira umwana iyo umuntu ari muto zama umva kantu kose nka kurya ko nk'umuntu w'umusore iyo yageze mu myaka ya doisa uzumva akantu kose ukamubwira ngo none wagashoboye ubona n'umuntu yoba nka kwitambika imbere neza ukamusekura nka kurya kwisombe nuko ngo turagize ga arambwiye ngo ikintu bazokumara n'ubukene tini bashobora irari ryo mubiri irari mu ndazagira kuva avutse akazarinda asaza biba rishobora azoba ari abagabo nuko ndagiye ngo mari kwinjira turatangiye turasaye wese usara uwo munsi ukazamuge uko wagenda uko babagiraga nka kurya ko mu kigare ukaza bunama ukunama iyo birokase nuko amawarara nawe ukiruka inyuma yabo wamenya ari ibiki aho ukunamo nuko ngo barangize abantu bama bampokeza ibikanju ibisapu natangiye nigira ibikorowani ndabyize ndabimenye uko biba mu mutwe korowani uko ntihari igihe bashobora kuvuga ngo usome Bibiliya uvangamo ivesi isura ya yikorowani hariho rimwe nigeze kunezerwa namavuga ruga ngiye kuvuga ruga namavuga igiko namavuga korowani usibye ko nayivugiye Nyakivara usibye ko abandi bantu tibamenye nama ndi buri korowani yose ndayihirimura yose uko bakayimbwiye no also uyu muntu agiye mu yahe ntibagushamburira nukuri kaza numva rugwa mbaye mvuga ukumva ni ntibihuye ni korowani neza icaraho ariko uza kubivumbura hote uza kubivumbura hote none nababwira ngo mana yanje ntiniguma muri ibi nanje noza kuvangwa novangirwa kuguma mu bintu bibiri wazuja kuvuga wazuja kuzuzwa ukabuvuga icarabu toyaye namambe barayi namamvuga ngo yaye nzoza
none se ivuga yawe uzuyigana cyangwa ni izanwa n'umwuka usanga ari iki Imana ari yakumanuriye we rugo ubundi zizanwa n'umwuka usibye ibyiki gihe abantu aribo bamwe abasore nk'abavuguvugu akamayigana y'amatakumba cyangwa akigana y'agatutu cyangwa iyaje yindi yahageze uvuga no imenye ubunyine habe niyo nkubiti iti bimweze gute mudatabaje nkusenga sinoroho yimenye ngaba nkusenga uje mu mwuka ube nkuyivuga uzi zifasha abantu benshi reka kunezerwa ngeka Fista kabanza gacuranga Fista zasobaganye yo gusobaganyiriza ejo yaracuranga nabano umva kubwenge busheba neza burasheba kabisa ntiwavuga mu kikorowani ari apfukiye gatoya ngo umuntu akivuga ngo baramusengeye bamukweho imyuka ya karande iwabo kuri nawe yigeze kuba umuyisilamu ariko mana abayisilamu nuko urunamuka aho ufata gute se kiriya gikoro nimba ari igikorowani cyawe nimba ari iki ikorowani ikintu barusha abaporo iyo bazabama iyo umwana wawe azatangira kugeza umwaka yatinze cyane umwana w'imyaka 2 akamaja muri madarasa agatangira kiga imyaka 2 imyaka 2 3 ugatangira uko ugenda ukura niko hawigaga icarabo none uko atangiriraga aho ngaho none se bo ntibabama bavuga butumwa abaririmbyi abaki ntabwo babamo naya ibi byabo gusa ntiwomenye ukwabo nkakurya ko baturika iyo umuntu uzusomesha misa ni padiri wenyine gusa none se niki cyagufashije mu Kisilamu niki cyagufashije wumva ukundira Ikisilamu wumva ko hari ikiza bakoye ntacu n'ubuyobe ntacu saba arimo bose barebye kandi nzi ko Abayisilamu bagira neza ntibagwaye bikanzu hano mu mapendaro wari waguye ikanzu ikanzu tsene ariko we niyo ka umuntu umugabo kwambara ikanzu kandi nagakunda kuyambara ijoro naho amanywa akazusara ijoro amanywa kaminani akazusara ijoro akazusara ijoro we kumanywa nkamajyana uko nambaye ipantaro ntibakwiruka ariko mu bantu benshi ngo niko nambara ntibakwirukane ikanzu ayayi biratamba nuko aho ngumare baguye ikanzu uratangira sa aho uza kubivamo nose nta kintu bigeza kugira cyiza ico bamwe bangiriye intego yawe yari yatumyushamo urumva ko mbana ari akubwiye ngo mu Bayisilamu n'abantu beza barafasha nta kintu bagufashije ico bamfashije bari barampaye ihene abampereza n'inzu yo ku inzu twari turimo numva Abayisilamu ari abana beza none se mu bapendaro wari wagwenzu hoyega hari wari wagwihene hoyega mu nzira agakiza kuba ari inyuma gute agakiza bari kandi muri iyi si ikintu abantu bazabiba ikintu umuntu yibanzeho nuko umuntu azaharanira ubusugire bwe ugaharanira ijuru ugaharanira ubukristo bwanje kabarambwira Imana ngo Mana uzondinde ndeke kwiyandavuza muri iyi si none se ntiwaba mu Isilamu kareka kwiyandavuza ubaye Umusilamu wemerewe gushaka abagore 10 hari ikibazo subashatse hari ikibazo ubashatse oya Bibiliya zivuga ngo umugore umwe niwe yemera none se wo gumbuka burabana Sawuli yari afite bangahe Sawuli yari afite bangahe Dawudi yari afite bangahe kurya nabyo ntibyemewe kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mbonye ufite umutima uhwanye nuko ngira uti shaka yavugaga nde yavugaga ntuza si Dawudi none ibintu by'Imana birazingitiranyije ntiwamenya birimo amayobera birazingitiranyije ariko gusa icyo twibanzeho tuzoja mu ijuru
wowe birimo amayobera atari umuntu ubisobanukiye ngo wize teology. Brother ntago wowe wayize kado. Areka Nimba by'Imana bizinze ko tuzaje turi tuzinzwe. ariko bana yanjye Katogoye aho. Dore nkuko tuvuga umuntu yanezerewe bakavuga ngo tuzoja mu ijuru. Ntawo menya aho riherereye. Uwo menya riherereye. Uwo menya ribaye. Kandi sindyanze sindipinze ko ndarishaka ariko ikibazo nibajije. Habuze yo riba. Sinzi iyo riherereye. Sinzi pi. Nimbaga ari yisi turimo izogumaga kuri yabizivuga ngo uzahindurwa. Nukuri nzanibaza wowe icupfa gusa nuko uzaje mu ijuru. Ariko simenye gaho riherereye. Kama nibaza ngo se ni hariya mu bicu cyangwa ni he. Nuguhera mu neza mu naho ico gikuta cyanze kuvaho. Ubaze gucyo utabaza Imana ngo ikubwira aho riherereye. Ariko hano uzawerekwa kado. Sinjya ngo uzawerekwa. Kwerekwa. Aya. Turerekwa. Nukuzobazaga abandi bafite gikirahure tukababazaga aho ijuru riherereye turadusenga niyinga uko abantu bishwe no gusenga ngo ni ijuru twaye dushaka. Ariko ntimuzi yo. Kandi ni ryiza. Ni ryiza pe kuko ahantu umuntu azabaho mu mahoro uretse kuba muri isi ni izigenda igora. Ariko ahantu umuntu azobaho usanga aho ari muri paradizo. Ijuru ni ryiza ariko uzawibaza aho riherereye uko habura. Usanga riherereye nko mu Burusiya. Cyangwa aho Yesu yavukiye. Aho Yesu yavukiye muri Israel muri Israel. Wowe usanga ari nabyo. Twese tukazaja muri Israel. Aho uza kuza mu gipende gute so wavuye gute kandi bari bagwaye ihene n'inzu. Wowe narashitse ndagaye navuga ngo bisi n'ubushobora. Kandi bakugabiye ahubwo wibye ihene z'abandi kado. Uzihana uzirege. Uzirege wacikanye ihene. Kandi iyo nuja mu ijuru waratwaye ihene y'abandi. Wowe warayitwaye. Kandi warayitwaye. Kwa mihebe biri utaragerayo. Ikakurega neza. Nuko amuhebe bitaragerayo. Ariko uzikwabira witwa None gazavuga ngo wibye isindano isabuni ngaho rebaga byose bizabikuriho. Ngaho reba kuri ico kintu. Hano mwisi ku bantu twebwe uko biteye. Wibye igitunguru mu isoko n'uwisha umuntu tibaza bangana. Ariko gakumbana birangana. Uvu kuntu bizinga atenyere uhereye nico. Birazinze ntigo bimenye. Ndakurya kwingata. Kabari kwingata. None ubuze tuzabwirwa niki? Abari mukuri n'abarenganywe n'abatararenga. None se nka wibye ihene. Igeze bibasubiza? Ihene? Hoya naramaze ndazorora. Wigeze uvamo ngo babwe ate mufate imitungo yanyu ndagiye. Hoya ntazo nabahaye. None ukuzunezerwa utwara twaye ihene kado. Ikibazo zohebeza izabihebeza tutaragerayo. Cyangwa izohebe tukiri mwisi. Izohebe bamwikanju. Arega. Arega. Uzushimira no kwibana. Izohebe buri mwikanju. Arega. Aho no. Umuntu yamashikaga kwigikorowani urebe nkuko kwanje nkuko ngana nguko ndigikorowani kazamwe bagukubita nkakurya kwakubita. None se bigeze gukubita? Baragukubise? Inya. Awagize wote? Ngowana ngowana liwa kubifata. Cyangwa wacitse inkoni? Oya ndabwo ndozishobora. Ahubwo wahunze inkoni. Wahunze inkoni. Oya nazo ntizoshe wa. Bagukubita kuziza ihene, bakozisa ikorowani. Iya, iboneka kurya ko mwishuri. Aho bakubwira uti
bakubwira wote uzamara kugisha ko kujya ku mwishuri neza ngo mare uriga bakubazaga ikibazo wagitsindwa neza bakama bagukubita bakubaza neza ukama bagukubita ngo mare uza kuvamo gute jewe wahonze inkoni cyangwa nuko wari umaze korora ihene ubona bashobora kuzazikonyana oya ese namenye uko navuyemo nuko nagiye tabyigoze byose ni kimwe tabyigeze bingora sinoro wamenye ngo nasohotse gute cyangwa ngo nijiye nte byose ni byose ni kimwe aho uracara umuyisilamu uracara umuyisilamu aho uracara umuyisilamu oya none se uryamye ntuzurota ihene z'abandi oya nukuri narazibashubije wabashuje zengahe narazibashubije namazisubiza shehe umubwira ngo iki nangwa sinazitumye shehe ntabwo ari shehe nazihaye bwite nazihaye undi mugabo anabwira ngo ugende uzishitse tijewe ndananiwe wahunze inkoni wahunze inkoni oya nabonye ntubishobora sinazamenya uko babagira ni nkakurya ko ukorera mu kigari birakunanira wabona uko bunamye uko kunama no guhagarara tiyatire neza ndi ubimenye inge namico bene yayindi tarabona ngo mare rero unone se niki cyatumye ubivamo niyerekwa Imana arakugendereye se usinzira yakubwira ngo warayobye byagenze wote uko yatumye mvamo hari umugabo umwe waje kungenderera niwo wangendereye bideri arangenderera ngo mari kungenderera arambwira ngo ninabonye ukwiriye kuvamo kuko Imana iri kuri kuvugaho uzovemo uracafite gukorera Imana ubona kuvamo aho umunsi wa mbere wasenze mu mapende byabimeze tumvisha umeze ute byari biryoshe aso umunsi wese unezero cyane oya ye wese uvuga kundi imizo umunsi oya ye yine ntabwo ari cyane ariko kandi iyo utangiye iyo usenze uzugenda uhura n'Imana ninde wakwigishije gusenga ubundi kugira ngo usenge ufashwe cyewe nakuriye mu maguru ya bideri we uri umusaza w'impomyi twagaza tujana namujanye mu matayu wowe cyangwa ni wo kujanye jewe none ugaje kamuberaga amaso mu matayu mu bintu byinshi twarasenga azayerekwa winaga amaze nko gusaza ariko nko gusobanura amandiko gutya ni uwa mbere none kazasobanura atareba ariko na kurawuzi nose nk'abantu batazi gusobanura amandiko batamenya aho umuntu utari ko yasobanura wowe gusobanura amandiko sukureba ni kiririya nkayandi remeze ngo nje ndumukirisitu aho kandi ngo nzahora ndiwe ese we nihe mpano ugira wenda Imana iyo wayigize inshuti ubundi ntahitoba Kadogo dukomeje gusaba abantu kumukurikirana no gukanda subscribe aho hasi ukazogera kugira ngo n'ubutaha tuzabane na busigo Kadogo yego hanyuma ejo bundi uvuye mu ivuga butumwa se nicyo cyacakuja ntawuzujana na rumweka umuntu ukurya bafite agakamuzinduye niko abakuru baza bavuga umuntu azagira akamuzinduye none twagiye dutabaye tugiye gushingura sebukwe amatakumba ngo dushikega twama dufatirwayo nuko mukora ivuga butumwa amahinga tatabara arihiritse kandi nakubonye muri video wari wafatishije aho wari wasubiye iwanyu neza niki cyagufashije hariya wasanze kirusha hano Nyabiheke niki igitaramo cyari wakibonye igitaramo cyariya ahantu hose ntabwo hobura ibibi kandi naho ni mwisi ariko kandi uko ahantu hagenda habura hariho ibyiza n'ibibi niko
ahantu hose niko hateye ico nahakundiye jewe iho haba nk'ubumwe ko mu mugoroba wiyinga kubera ko ari abantu benshi tibohuza amakanisa yose ngo bataramire hamwe habaho za fellowship zine imwe ya mbere yitwa ngo ni Yesu n'urutare iya kabiri iya kabiri bakayita ku ngabo umwe ngo ni Budederi kwa Budederi iya gatatu ikaba muri Ebeneza Ebeneza ni ya indi iyo na mwumvirwa muri Desta aho iyindi ikaba iyobowe na Gikwerere muri Shiro ariko ayo makanisa yose habamo nk'amakanisa ngahe hari bazagenda bahuriramo ari amakanisa 8 nuko ngo ari amakanisa 32 arenga gusa iyo hari nk'igiterane niho abantu baza bahurira hamwe bose ariko ubundi ku migoroba yinga nta giterane gihari bagenda bataramira habo nico wasanze kiza kurushana Nyabihu ikindi ciza niki wumva wakwigisha nk'aba hano kugira ngo nabo bagikore kugira ngo dufate igitaramo nk'icana kiva niho habi gitaramo kandi niko nakubwiye ngo baza bahuza imbaraga kuryo wahuje imbaraga twahuje imbaraga nje nawe n'undi muntu twahuza imbaraga ntaco tutogeraho ikintu cyose twokigeraho ariko hano Nyabihiki hano mu nkuru ziza baza bakubita ingoma n'ahari kwa Kimete bagakubita ingoma bakananirwa kubihuza ngo nitumara ngo turaja mu ijuru nimba ari yabandi sinza ndimenye iryo juru kandi nawe uvuze ko utazoriri oyaye zanibaza abantu bo kubita ingoma habiri zegeranye kandi ari nabake ari baki wowe ukabona ari nkiki kibitera wowe nukudahuza ico cyose nukudahuza cyangwa no muzimu wateye banze hawe uvuye iriya ntamwe abayumbe bavuye nka nakiva nta mbaraga mwazanye byibuze kugira ngo musenye izo mbaraga zituma z'ubumwe zituma mudahuza kugira ngo biveho abantu bazateranira hamwe jewe narabisenye bazateranira nkara ku kibuga cy'umupira ukabona uko wirukanka kura wirukanka muri za ndego za nakiva ibyo bintu ni byiza byo gusengera hamwe hari igihe bazakubita ingoma hano hari abababwiriza ko amumva igisirimba ca butwaye ukashaka gusohoka urataramira habiri se kwamba wiyumanganya guka ariko ntago buriyo ukawundi wotaramira habiri ukiyumanganya ukicara ariko nanone ukicara uticaye neza ukama wicara uticaye pi kwa muhera mu bangabanga mwese ukumpaguruke ndeke usohoka ngiye gufata telefone uhita ugenda utaramigize mbare gishira usubireye ayaye gutyo ndabwo mu bigaragaye nabi ariko watarami iziza nuko abantu bohura ariko nubundi bibangamye kado nawe ukunda igisirimba none kukubona rero hari abandi barimo gukubita igisirimba hano barimo kubwiriza uzura nkaho wicara oya nta utaramira habiri nabwo biba bigaragaye nk'ubwana kutamenya ariko ubundi kandi maze gukora magakiza iciza nuko abantu bohura ese wari wajanye nande muvuga butumwa ari nakibara ko naho banye muri benshi twajanye na Gatoto na Matakumba na Ngabo na Samsoni na Semuhoza naje ni ibigugu byose by'abayumbe bose ubona ko umusozi mwe mwaboseze wonyine oya twasize ndandu Baragira ngo twawusize gutyo aya twasize ndandu gwe ni wa makamera urese ko atabona nisaze kuya nkese tongera dusiga na Fisto na Fisto kandi azacuranga ikirere kikuma kigatukura ariko aho hanyuma ivuga butumwe se bari bonye gute wewe ivuga butumwe rigira imbaraga zari byusa umuntu kandi ejo mwari mwasasa kamusa nkaho uri muri uramusha uzambwira ngo none ni mugifata ejo mwamuguruka kubera ndango hariho amavuta adasanzwe wewe si hari yaho nyine niyo woje hehe namwe mugesira bamo babati mugeze nka nakiva babakire ute
Amatakumba afite izina riremereye mu karere kuva kera. Ni nkawe babakiriye gute? Babonye abayumbe bangana gutyo, wowe Semuhoza, Gatoto, Mwanabi na Samusoni na Ngabo. Abo bantu baroroshe mu Kiyumbe. Bigenda bite? Wari twagize ibihe byiza. Twarataramye. Ntacyo Imana yigeze babwira ese. Utwitunganye. Gusa. Nta bego mwafashe yose. Twitunganye iwacu ni mu ijuru. Niho yoza nanone. Nasa nibyo Imana yakubwiye byonyine kati. Nibyo Imana gusa yakubwiye. We yaravuze ngo tuza. We wari uhuye na Bideri, wari umaze iminsi udahurana. Uhura na Nyabushusha. Uhura nande wundi. Abayumbe banyakivara bo bamenya. Sawa katusenge. Abasengera abantu. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje muri uyu mugoroba. Uyu mugoroba watanzwe nawe, nta wundi muntu wigeze upanga. Imiryango dutuyemo cyangwa se imiryango tuvukamo ntabwo yigeze yicara ngo ipange uyu mugoroba kuko turi guhurira aha hantu. Wemere kuganza no gutegeka no kwiyerekana Mwami Imana. Tukaba tuvuze ngo Mwami Imana utahe mu mago y'abenshi bazumva iki kiganiro. Utahe mu mago yabo abatuye mu bihugu by'abazungu, abatuye mu bihugu bya Afurika byose. Mu izina rya Yesu wemere wiyerekane nk'Imana kandi ukomeze utegeke wa Mana we. Turaguhimbaje Data, tuzamuha icyubahiro cyawe n'urukundo rwawe, amaze gukomeze wiyerekane nk'Imana, ukomeze ugaragare kandi wiyerekane Imana. Mu izina rya Yesu. Bibiliya zitubwira ngo muri Kristo Yesu ngo bari icyaremwe gisha, mu byose ngo babihindutse bisha. Abantu bose bahinduke, abantu bose bahinduke kuba basha, abantu bose bahinduke kuba basha. Abantu bibitse izindi mana mu bitima, abantu bibitse ibigirwamana mu bitima, ariko muri uyu mugoroba duhinduke tube basha. Abantu bafite umutima ubuhehesi, abantu bafite umutima w'uburozi cyangwa umutima w'ubujura, ariko ibyo byose ntaho turagera tutosaba Imana imbabazi kugira ngo yemere itubabarire. Duciye bugufi imbere yawe, warabambwe urabamburwa, ukubitwa imisumari mu rubavu, wambara ikamba ry'amahwa ku bwanje. Jewe ku bwanje. Igihe wabikoze mu gukiranuka, ubikora mu gukiranuka kwawe. Ubikora mu gukiranuka kwawe Data, icyubahiro cyawe kigaragare wa Mana we. Data ndagushimiye, Data ndaguhimbaje. Ariko icyifuzo tuvuze abanyamurenge bose batuye ku isi, ab'Imana yashize ku isi abakiriho, bose bumva Imana kandi bamenye Imana. Muri uyu mugoroba batahe mu Imana, bahishurirwa Imana. Data, twagize ikibazo cyo kumenyera Imana, turayimenyera ntitwayumva kuko ni ibintu twakuriyemo. Umuntu yagaza avuka akabarikwa, yamara gukura amaze ku mwana w'umusore akabatizwa, yarangiza kubatizwa akaja gwikorana, yarangiza akaba umudiyakoni cyangwa siki. Ariko ibyo byose barabizi, bazabigira inkana, ariko Imana barayizi. Data, urakoze Imana, ndagushimiye nk'Imana. Icyo dusabye nk'abantu, ntidusabishije agahayo cyangwa se cyangwa umujinya. Turasabye ngo abanyamurenge bose abazotegera rino iki kiganiro tuvuze bazumva Imana, bategerere mu Mana, habe n'iki kiganiro bazocumvirire mu mwuka, bacumvirire mu bushake bwawe. Urakoze Imana, tutarambirije mu magambo cyangwa ngo dutinde, twavuga make uza wumva, twavuga menshi uza wumva. Ariko Data, ndagukeneye Imana, tutagufite ntacyo tuba dufite. Tutagufite ni wowe utuma tugenda ukuguru kugahagarara kukema. Umuntu akabasha gutambamura ijambo, umuntu akabasha gutambamura ururimi rukisheganya mu kanwa, tukagenda ku bwawe. Urakoze Imana, hasigaye n'aba bene Data twaganiriye nabo, urabazi, uzi ibibagoye n'ibibananiye n'ibibarangije inshinga, wemere kubikemura. Utahe mu mago yabo, bamwe benshi baracara abasore, abandi barubase,
abo bose n'abatarashaka mu izina rya Yesu wemere kubashaka no kubagenderera abaze data kugira ngo bemere bagendererwe nawe. Urakoze Mana, ndagushimiye data, ndaguhimbaje kuko utugiriye neza data, ndaguhimbaje kuko utunejeje Mana. Icubahiro cyawe kigaragare muri byose. Asigaye data tuzumva Imana, impanda y'Imana nivuga tuzakubona. Muri rero aravuga ngo nje ndi umukristo, aravuga ngo niyo ibyago byaba, ngo niyo inzara yaba, ngo niki, aravuga ngo nta na kimwe cyotandukanya n'urukundo rwa Kristo. Data ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Uyu mugoroba aho abantu baryama basinzirire mu Mana kandi basinzirire mu rukundo, basinzirire mu bushake, bicura n'Imana, nibagenda n'Imana. Tubeho ubuzima bwo gutunga Imana, tegera Imana w'Imana, utegere Imana. Urakoze data, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Amen. Urakoze.